anyambura ipantaro kuko nambaye ipantaro urumva ko yabanje hasi yambura ipantaro ikarisara yinyambura birarangira azamura hejuru ankuramo ikote ankuramo umupira ukurikiyeho anyambura n'isutiye urumva nasigaye nta kintu nambaye uvuga buti bangwe yakurongoye ngo ntuzana amazi nago mushobora gusubirana kandi ngo numuvuga butumwa mujya munyumvira ariko afite bishop naririmbaga ku murongo wa mbere kuri korali zino zo mu cyaro murazizi noneho naje kugira akazi maze kugira akazi nza i Kigali noneho akazi ngashoje nsubira mu rugo noneho kwa ko mama wanjye nyine asengaga muri iryo torero aramuhamagara aramubwira ngo wa mwana yaraje ati yaraje ati mubwira ati munyoherereze ati hari ibintu Imana yambwiye nyeneye kumubwira Imana yantumye ndambaye urukweto rufunze nkubitamo ipantaro ndambara njya kumureba musanga muri biro yiwe ko muri biro usanga yonde muwo nyine wo bishop noneho bishop yarafitemo n'uburiri muri iyo biro we yabaga mageze ndicara bisanzwe aho kujya yaje kunsuhuza atigeze anambara n'isume azambaye bugisi gusa aransuhuza amatiri muhobere ndamuhobera mukumuhobera nawe urabizi uhobeye igitsina gore ku mugabo wambuye nawe urabizi bikubaho umugabo arambwira ati rero Imana yakuntumyeho tugeneye kugusiga amavuta iki n'iki ukamenya kuvuga ijambo ry'Imana iki ni ndabona ati nanjye nabyemera ansuka amavuta mu kiganza amavuta y'icyatsi kibisi bagusukaga mu ntoki bakubwira yuko inyatsi n'iki byose ukayisiga bikagushiraho ndavuga ati shaya amavuta ni meza kabisa ni yenda inyatsi mfite n'iki byanshiraho bikagenda turicara turaganira duhana umwanya tumaze guhana umwanya turaganira mbwira iby'Imana yamutumye ariko kwari ukumbeshya arambwira ati bura ni nkurongora uzajya wuzura umwuka wera ndamubwira ati okay niba nakuzura umwuka wera kuko bigashoboka n'inyatsi n'abadayimoni mfite n'iki bigashira nta kibazo suko yaraje turakuberana duhuza umubiri tugira gute arambwira aranyambura siriza narambura imyana ne wayinyambuye arayinyambura birarangira ibikise akunyine nibyo ndi kubikubwira iki yakuze akuse kitumba n'iki wowe uri umwana araguhobeye yewe abatukiyumva mu byanyabyo no kurusimbuka nose naguri kubyumva twarahoberanye mu guhoberana umubiri wanjye uhura n'uwe ubwo yese ko murubusa yego ibereye hanze nawe urabiri uvuga ngo mfurancanze mwese uko umuntu akwambuye nuko iberera ijya hanze hari n'ukuntu bambaye ipantaro akaba muri mu maso indese dore rero cyakoze tega mbabwire ibintu muzabazwa ni byinshi mushumba butuje ikimara kubona amaso ku maso ko nteye kibona ubwo reka twase dukina umukino turaryamana tureka sinakubwira dukora umukino twarikoze nk'isaha harongoranye nk'isaha yamaye nka data isaha yari hafi gushira ko yaburaga nk'iminota nk'ibiri yego dukina umukino twiyegereza amazi tukayatunywa tukongera wiseka ubwo nashakaga iki nari nkurikiye amavuta nuko inyatsi ariko amavuta se ari kuva mu gitsina cye urumva rero twarabisoje tumaze kubisoza turoga nose baso wenda bikoze neza yabikoze neza urumva abantu bakoze isaha ahari simvuze nzamuvumba ntabwo ari ngombwa gukora ikintu ngo umuntu umuvuge mu izina kuko ntabwo biba ari ngombwa ndacyamufite ku mutima ndamukunda cyane isomo byasize muri keza irihe tunasoza byansize yuko nazigera nongera gukunda n'abapasiteri n'abashumba n'abavuga butumwa nta muntu uzongera njye niyo umuntu aje kumpanurira ntabwo bishoboka genda kubwira ati turize njye niyo ngiye gusenga mu butayu nshobora kwita ngiye nshaka kugira ngo njyewe ndewe ko mwuka w'Imana umufite njye ngenda nambaye nk'abamama
nkambara ibitenge hejuru nkambara igitambaro nukuri pe narangiza nagera imbere nk'umuhanuzi akaza anyobera umugabo wawe ngo dore ngo bari bamufunze ngo dore ibi nibi nkahita nkituriza nkamwihorera ariko twubahe Imana twubahe n'ijambo ry'Imana turyubahe pe yego turyubahe ijambo ry'Imana turyubahe pe ubutayu ukorera Imana uvuze ko ujya no mu butayu cyane ujya mu butayu cyane ahantu hitwa gutemuka hekari warinda wibimbaza kuko ufite ibyawe wagendeyeho turangire n'abantu nabo bashaka kujya kuyihamagara I don't know aba bahamagara bafite Imana bahamagara iyariyo nanjye mfite iyanjye mamagara iyariyo reka mbanze ikindi kimwe basoze icyo gihe muryamanye na pasitoro mumaze kuryamana amaze kukuyungurura kuyagamiye amazi ayamennye sinzi oya ntagariwe birangije ubu ngubu uvuga ngo urambaye uratashye yaragusezeye twarahoberanye nk'abashiri n'abashushuti niyo nasubiraga gusenga cyane akajya abwiriza atera haleluya ngo haleluya ngo witera oya ajya yitera avuga ati ibyo hanze ari byo mu nzu y'Imana nyine mwaya yateraga ngo haleluya yaragiye asaba Imana imbabazi ukwe nanjye naragenza Imana imbabazi ubusa yarababariye koko n'amarererwa mwakaze cyaha Imana isaha yose ariko niyo yaba amasaha 5 niyo yaba amasaha 10 Imana itababari nta kibaho nshimira witwa cyakoze amaturo niwe wayariye twayiki ntayo nibyo ariko ntabwo bishoboka ahubwo mwiye kukurambikaho ibiganza nka gusengera izo nyatsi zawe nizingurikire toka satani nkura izo ntoki nizongere no kunkura abadayimoni reka nkubwire nakoreshejweho n'ibiganza byinshi bigiye bitandukanye usibye n'ababishop ndyamana n'abashumba usibye abo babishop birirwa bagusambanya wowe abashumba n'ababishop n'abapasiteri ndabazi 100% we kuza umwangisha ngo umuvugabutumwa uri hasi down none usibye kuba bagusambanya bakakwangirira agaciro nge n'agaciro kuri nge shiti yanjye kubera uryamana na bishop yego agufasha iki ni bangahe agufasha iki na yo biziyo muhamagaye ubu hari n'ibihumbi senkana ajya yago ko mana nyaka arayama nkayarye nyuko nyapfusha ubusa bivuze ngo baba batuye bose arayakuzanye umva Imana aho muri Imana igi bahezagiza mama yangu ongereka imbwa z'abagozi imbwa z'abasore bazigize ngo naba pastor nani nta n'igiceri bahagaze ariko wambwa wari wowe reka yenda umuhungu bambwa akazi bari wowe witeka ngo abakozi b'Imana tuvuga umva ngo bwi akiza nakarambika hasi tukabonana mumenyere njyewe mumenyere reka ngire shiti yanjye nkuko wari kubanga indazo ku muhanda samenya ko nye nanjye ndiyo niyo se nigeze nkugura wantuza ahubwo se kuri kuva kuri kamera none nakwemera wowe mukaya turi kwihuza ntabwo namwemera ahubwo se wankura he kuko kugusha umuntu umukozi w'Imana uri mu mavuta mama yangu gemweva ahubwo aba nabazimu bakuri Ego ufite abazimu oya kabanyangu bwe ahubwo wowe abazimu ufite ahubwo reka ngugira inama kugira ngo ujye wiyitirira ibintu byo kwiruka ugenda kwa bishop umva papa ahubwo ndaje ngure lisite yabo ba bishop bose mbashyire hanze mwaba bishop mwirirwa mu ngutiya y'uyu mukobwa uri kumva mwese turabaza uzi ko yarya hajya witwanga abantu ubwira amazina yawe nta mazina ngira Keza Keza idini usengeramo ndarizi ase nkawe ubivuze kubera bishop muryamana ndamuzi uri kumva tuza wait nzi n'icyongereza wait shut up nzi icyongereza ikintu cyambere nakubwira ati ikintu cyambere mwaba bishop ngiye kubafatira ingamba mbatange kandi mwese ayo matorero yanyu mwirirwa mwihishamo mwirirwa muri ya maturo ya barubanda akaza gutura iyi ndayi ikajyana amafaranga ndaje ndabata hanze ayo madini tuyafunge hajya muvuga ngo muvuga ngo bafunze amatorero muze warakoze ahubwo n'ayandi yose uzayafunge tujye dusengera mu ngo kuko aba bakobwa nibigirwa mana by'abagabo b'abapasitoro n'ababishop aho ngaho mwabwirwa mwicaye urwo ruhimbi mwirirwa mwandoza reka nkubaze ngari kujya mu mwuka
yirirwa sha babureka ariko muzabona muri mwiza wari kubagira ngisengeziye kujya babana mani ndababaye wowe uzaherera nzaherera he niba zifunga isengero uri kumva abizera ntabwo navuze kuzifunga navuze ko urusengero basigaye baravuze ko muri ADP so bavuze ko batijwe muri ADP ndetse ADP kuri kuyisebya ntabwo ndi kuyisebya banzu ntega amatwi kusebya ingegera z'abapasitoro n'ababishop nase reka nkubaze Home Empire turabashuje kandi tubaha ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho nitwa IT channel yitwa Home Empire uko mubikunda ibiganiro bya Keza namuhuze na pastor wacu ese pastor umunsi arahikura uko ahuye n'umuntu yishimira by'abakuru nshaka umwana ajya kuryama nabona ko ducanga uyu munsi abantu bakuru baze bumve uburyo umuntu ngo akora icyo n'iki byose reka nzimbakire toranga ngiye kwicara niki ke turakwakiriye nango pase ako ya murakoze cyane kunyakira umeze neza meze neza akira pastor ya pastor turakwakiriye meze neza ndashima ariko ndikumva ndashima ko nyumeka ariko ndikumva natuje kubera iki ndikumva nazi ayiti nawe rega bayakoze amakosa turabigira nk'abakobwa nyine teka nkubwira ayita bayakoze amakosa ngiye vundi imiterere yanjye nsugo navuga mfitemo bavuga ngo kino ubwo ni risosi ni iki ese konya numva ngo uru pasiteri abantu bufite ijwi nk'iry'abakobwa nibyo wigira nkabona uri umukobwa ni imiterere yawe ni iki njyewe niko neye kuva kera nyivuka nta nubwo byanamvamo ariko nyine mu buzima busanzwe nkorera Imana nkanashenga yego nawe ahubwo Imana ngo umugisha kuba uyu munsi twaje mu by'abakuru kubera ko abana baryame se bararyama isaha 10 ariko abana baryama saa 10 bari kubaryamisha abadukurikiye se nyine ni abantu bakuru ntago ari abana n'abana baba badukurikiye nabo bazakura yambaye ikanzu nziza niyo mpamvu abapasiteri tujya tubarenganya yambaye ikanzu nziza njye nunzana ibintu bya pasiteri nyine ndi kuvuga njyewe mfite mushumba nyine numva ukuntu mfite mushumba kandi turaryamana kandi ari mushumba ubona mpamvu pasiteri bagowe mushumba umushumba wahe ari umushumba ari na pasiteri mukuru nini si umushumba se none se nyine cyane niyo nicaye imbere aravuga ati umukobwa mwiza wo mu rugero n'indatanga ninjye uzamura mbere kuza umwangisha rero ngo uri pasiteri wowe uri hasi uracyari down ufite umushumba muryama icyambere cyo kuza umwangisha ngo uruzura umwuka wera ngo titi ukavuga mu ndimi ese biracyakora yewe ntago bijukora pe none ndumiwe pe bashije komerwa none se ntago twasigaye harajeho kuvuga ngo nta mwana uzongera kuririmba ku ruhimbi utarize ngo usoze amashuri icyo ni ikintu uzi nta muntu uzongera kuba umupasiteri atarize sinzi si cyongereza ndabizi urabizi mbese ko n'ubishaka bavuza mu ndimi ntuvuge mu byongereza ukavuga mu kinyarwanda mu kinyarwanda none se ndimi bavuga mu cyongereza ndabona kukubaza oya erega nakagira umuntu uza kukuyoberanyaho neza ko numvishe babanguzi gukina umukino uwukina gute uri pasiteri urumva utabutari kubangikanya ibintu by'Imana n'ibintu by'isi bamaze nkubwira hitamo jewe nyemera nka pasiteri apana nawe ayiti iki kijambo niwe wakinshizemo ngo cyo kuvuga ngo numupasiteri nabone ntabwo ndumupasiteri ndumuvuga butumwa mva hageze none ariko none se pasiteri uzi wereka mbaze nkwere fata ibintu bibiri pasiteri n'umuntu wimitswe we ntabwo uri imikwa oya none amavuta yo kuzura umwuka wera wayakuye nese buzura umwuka bose barasizwe yasizwe nande ariko baba basizwe gikotora ni amavuta ngo basiga ngo umuntu akadayuzura umwuka wera bayasiga bayakuye he aba barakubeshye amavuta duhabwa ni amavuta mwuka wera nuko nyine nuko babyitiriye mu mavuta nyine ava mu mbaraga z'Imana yohereza iyo uri gusenga ubusa mwahuye n'Imana ra ubu Imana uzi ukuntu isa cyane ariko nimukibe Imana ndayizi ubundi reka nkubwire reka nkugire narayibonye mu byago narayibonye mu makuba reka ngusobanurire ibyo byita amaco y'inda reka ngusobanurire urukumva muri uyu mujyi wa Kigali bavuze ko igihe cy'imperuka hazaza abahanuzi benshi bagiye batandukanye cyaduhanurirwa n'abana abantu batoya abantu bakuze abantu b'abakecuru duhure baduhanurire noneho utaruzuza imyaka na 25 utavuga ngo utagiye guhanurira abantu
njyewe nasizwe Imana ntayo pe ndabihamije do ahubwo wowe niba waragushije aba pasiteri mukajya kuryama ihane mu izina ryawe nabona bagushije ahubwo n'ubundi bavuga ko mu muco mu Kinyarwanda bavuga ko no muri yo biranditse ngo umugabo azavuka nirari azarikurana azarisazana azananye niyo mpamvu ayiti yankoreye amakosa ayahese akamuza nawe azi ko ndi umugabo kandi mfite irari ntabwo uri umugabo rero kumbwira ngo ntarari ufite ntabwo bishoboka nyine irari ryo rirahari ntabwo naribura ariko irari kabanze ngo kirafanta wifanta nyine tekabanze ngo baze kandi irari nyine irari ndarigira ariko irari ntabwo ni inkotorora ndarikotorora uri kunyumva niyo mpamvu uzasanga bishop kubera irari ryamunaniye iyi niko kuri kumwe niko kanyine yego okay ni ukuvuga ngo kubera irari ryamunaniye uzasanga pasitoro nyuma y'amasengesho nyuma y'iteraniro nk'abo w'agakobwa keza guhamagaye ati ngwino duhurire muri rumu tugire ibyo dupanga ngusengere ntabwo usengera gukore ku mabere birangira gusambanyira ariko ikosa uzaba wakoze ni wowe uzaba wagiye niba nawe ukunda Imana kuki wemera kujya muri icyo cyumba pasiteri akagusengera mu cyumba mwenye impamvu mbyemera kujyayo nuko afite umwuka wirandushije ngiye ntafite kandi bantu ibintu byose babwiriza bigomba kungira umumaro agomba ati ndashaka gusengera hari imyuka mibi kuriho dere waragoswe yego gute pasitoro none wowe aho uri kugana ni he ngewe aho ngana nahanjye ngewe ntago ngendera mu ndorerwamo z'abantu kimwe nk'uko ngewe buri imyizerere hari imyizerere ubundi nabatirijwe muri ADPR ariko hari imyizerere y'ADPR nakunda babwiza ukuri muri Kigali abantu benshi baradutuburira nago baradutuburira 100%. Abatubuzi nago ngiye kuvuga ko batariho bahozeho kandi bazanahuraho ariko ikiza nukumenya ngo uvuga kuri ninde umutubuzi ninde rero nkavuga ni kugira ngo umenye umutubuzi n'umuntu uvuga ukuri bizaturuka kuri wowe guturuka kuri wowe ni gute ni kwa kundi nawe uzisunga y'Imana yo mwijuru mu kirere ukayisenga ikakwerekwa erega nubwo uvango y'Imana mu bantu mwese haba mushumba mu pastor bishop nta muntu ugize uhura n'Imana amaso ku maso Imana nabo twahuye ngo tuganire gute bizavi ariko Imana iragusura mu nzozi nega amatwi haba Imana nta wahuye nayo nawe nturahura nayo haba ukorera satani ntibarahura bavuga ko igisimba cyo cyambere kibi cyane ari igiki n'umuntu kuki babivuze gutyo banzu unega amatwi Imana ntago uzajya kumbwira Imana kuko nawe ntayuzi kandi ndayizi nega amatwi Imana ituye muri nje Imana igatura muri ruya Imana igatura muri abitewe n'ibyo akora sibyo ntago uzigera uzumbwira ngo ufite ngi oya ni turubu oya nako ni fanta none ra mugira ngo ra karakite ariko rero karabana ikintu madike yego ari ikintu madike ibaza ari ikintu nibaza uri kumva dore ni nkuko bavango satani kubera iki rekamanze nsoze bakamanze nsoze uri kumva navuze ko Imana niyo wayimbira ishuri igihumbi sinabyumva kubera ko none se bakambaze ngo urayemera ntuyemera azunega amatwi urayemera ntabwo nyemera aho nabyumva yego wemera nde satani banze byumve ukorera satani muri make banze ntega amatwi satani nawe ntawe nzi satani ni musaza oya banze ntega amatwi impamvu ugenda agomba kubyemera ariko habubwiriza butabwiriza nta nimwe wigize ahura n'Imana ngayibona amaso ku maso bivuze ngo ibintu Imana yakoze na Bibiliya yanditswe byose urabipfobeje ntabwo nabipfobeje navuze ko Imana nyibona mu muntu mugenzi wanje none se nge sindumva kubera icyo Imana utayibona banze ntega amatwi bitewe n'imirimo akora n'ibyo akora bavuga ko ibyo ukora aribyo bizakwinjiza none wambonye nsambana urasambana rimwe se warafashe ahubwo Imana yaragowe ntimukamenyera ibintu by'Imana ubundi oya Imana ibabarire kubera tsetse oya reka baze kubaze Imana ibabarire kubera tsetse oya ntabwo nasabura yego tega nkubwire ndi umuntu mfite umubiri ngira irari gusambana ni ibintu biri public ku bantu bose uri kunyumva ikindi cya kabiri gukizwa ntago twakijijwe kuko tutasambanye ikindi cya ntago twakijije kuko tutanywa izo nzoga uri kumva
ahubwo twabonye ibyo ngibyo nta gaciro bikitumariye duhitamo kuyoboka uwo mugabo Yesu ahubwo mwebwe mu kibirimo mwitwaje yiho nkota ku buryo mwumva mukiremerejwe n'ibibazo byanyu. Imana yavuga ngo ntago ikunda iki mama yango subiza game over nagikunda iki nawe ntabyuze nagikunda iki nawe ntabyuze nagikunda icyaha ariko ikunda yego nicyo nari ngamije kumubaza kutakivuze nagira ngo unsubize ku giti cyawe nkuko uvuze ngo urumuvuga butumwa sibyo ibyaha nta muntu udakora ibyaha nawe urabikora 100%. nyine ntago ndi intungane 100%, ariko hari ukuntu Imana iba yaradusize amavuta ikavuga ati mwana wanjye genda ubwirize ahubwo nabo bayaze mu mihanda abanyabyaha izimbwa zose ziribwa zibwera wowe uri iki hanyuma kubisimbwa wowe uri iki ngewe ndi umwana w'Imana ubwo nawe uri imbwa ngenzi zazo urukumva ntukite umugabo ngo nimwe ko nawe uri umugabo ese wita umugabo ngo nimba gute nawe uri umugabo ngewe mvuze abagabo yanga ngewe bivuze ngo umugabo n'imbwa birumvikana kuko ngewe mpamvu nshobora kumwita imbwa yewe ukuvuga ngo hari abantu tusigaye nanga muri tega amatwi imbwa zibaho yanda nuko baragize amahirwe Imana ikabaha umurizo w'imbere ariko yiza kubaha umurizo w'inyuma byari kurushaho zibaho neza iti nk'iyo ufashe ukarongora umuntu wishimye ukanyurwa warangiza ukamutera inda wamara kumutera inda ejo ukamwihakana uri kumva uri iki nyine waje kwishinza ku mukungu oya ubwo wowe ako kadudu ka uba wajyanye bakarinaga amatwi kwibesha imfizi y'ingare hoya ntega amatwi ayiti byo ntabwo twabigenderaho ayiti ntega amatwi wowe utaje kuntereta ngo ubinsabe ntabwo ngewe nabigusaba si ikintu uzi se ese ubone hari abakobwa mu byisabe nge ntabwo mbizi navuze ku giti cyanjye abandi nabo nzi ahubwo abagabo muraturenganya nge ntabwo mbizi abagabo ntabwo ari ukubarenganya kuko irari murarifite murarikira buri kimwe murasengeye murabatije twebwe turasengeye ahubwo nimwe amadayimoni ya mbere abaho ku isi agusha abantu bwira kuri icana ubwira abaturage ndetse n'abadukurikiye n'inshuti zacu babwira ukuntu abakobwa ari shitani basobanurira ikintu cya mbere abakobwa bamwe na bamwe muri amashitani ni gute Manu wite ayiti nawe ibintu uko banyara abantu abakobwa cyane abagera rubi uvuga buti bangwe yakurongoye ngo ntuzana amazi nago mushobora gusubirana kandi ngo numuvuga butumwa mujya munyumvira ariko nabivugiye uzanyumvishe babyita amaco y'indashiti yanjye ariko ye uri kumva hakamanze nkuvugira oya wowe uri kuza nana hayiti ntago uzi ukuntu twahuye harya kambwira ngo ngiye sinya nkunda abakobwa ngo batarabyara ngo wapi ubundi ngo abakecuru ngo nibo bagezwe nyine iri mu nyange abakecuru ngo nibo bagezwe mu nyange yewe yewe ngenda akijijwe ibyo ntabwo njya mbigenda nagakijijwe nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ntabwo bishoboka ahubwo mwiye kukurambikaho ibiganza nkagusengera izo nyati zawe zinkurikire toka satani nkuraho izo ntoki nizongere no kunkura abadayimoni reka nkubwire nakoreshejweho n'ibiganza byinshi bigiye bitandukanye usibye se naryamanye n'ababishopu ndyamana n'abashumba usibye abo babishopu birirwa bagusambanya wowe abashumba n'ababishopu n'abapasiteri ndabazi 100%. we kuza umwangisha ngo umuvuga butumwa uri hasi down none usibye kuba bagusambanya bakakwangira agaciro nge n'agaciro kuri ngewe shiti yanjye kubera ryabana na bishop yego agufasha iki ni bangahe bagufasha iki na yo biziyo muhamagaye ubu hari n'ibihumbi senkana ajya yago ko mana nyaka arayama nkayarye nyuko nyafusha ubusa bivuzaga yo baba batuye bose arayakuzanya umva imana aho muri imana igi bahezagiza mama yangu ongereka imbwa z'abagabo imbwa z'abasore bazigize ngo naba pastor nani nta n'igiceri bahagaze ariko wambwa wari wowe reka yenda umuhungu wambwa akazi bari wowe witeka ngo abakozi b'Imana tuvuga umva ngo bwi agakiza nakarambika hasi tukabona mumenyera njyewe mumenyera reka mbwira shiti yanjye nkuko wari kuvanga indaza ku muhanda so amenya ko nyananya ndiyo niyo se nigeze nkugura wantuza ahubwo se kuri kuva kuri
ko nanakwemera wowe mu kanya turi kwihuza ntabwo namwemera aho se wankura he kuko kugusha umunwa nyikozi w'Imana uri mu mavuta mama yangu gemweva ahubwo aba nabazimu bakuri Ego ufite abazimu oya kabanya ngubwira ahubwo wowe abazimu ufite ahubwo reka ngugira inama akugira ngo ujye wiyitirira ibintu byo kwiruka ugenda kwa bishop umva papa ahubwo ndaje nkorera isite yabo ba bishop bose mbashyire hanze mwaba bishop mwirirwa mu ngutiya y'uyu mukobwa uri kumva mwese turabaza uzi ko yarya hajya witwanya abantu mbwira amazina yawe nta mazina ngira Keza idini usengeramo ndarizi ase nkawe ubivuze kubera bishop muryamana ndamuzi uri kumva tuza wait nzi n'icyongereza wait shut up nzi icyongereza ikintu cyambere nakubwira ikintu cyambere mwaba bishop ngiye kubafatira ingamba mbatange kandi mwese ayo matorero yanyu mwirirwa mwihishamo mwirirwa muri amaturo ya rubanda akaza gutura iyi ndayi ikajyana amafaranga ndaje ndabata hanze ayo madini tuyafunge hajya muvuga ngo muvuga ngo bafunze amatorero muze warakoze ahubwo n'ayandi yose uzayafunge tujye dusengera mu ngo kuko aba bakobwa ni ibigirwamana by'abagabo b'abapasitoro n'ababishop aho ngaho mwabwirwa mwicaye urwo ruhimbi mwirirwa mwandoza reka nkubaze kuna ngari kujya mu mwuka yirirwa sha baboreka ariko muzabona muri mwize wari kubagira ngisengeziye kujya babana ndababaye nzaherera he niba zifunga isengero uri kumva abizera navuze kuzifunga navuze ko urusengero basigaye baravuze ko muri ADP bavuze ko batirijwe muri ADP ndetse ADP kuri kuyisebya ntabwo ndi kuyisebya banzu ntega amatwi kusebya ingegera z'abapasitoro n'ababishop nasaraka nkubaze nibarize ikibazo ariko byo biba bibabaje Imana burabira bintu ndabyanga reka nkubwize ukuri rero Imana yararushye manu bajye bakora ahubwo se miroho yikoreye ugira ngo mwebwe simwe mwayikoreje oya uragenda ugakubita mini karisu ukagenda wayanitse nguguru umukobwa nguguru umukobwa uriko hindukiza uyirebe nguguru umukobwa ukigenda wabunuje amabuno hejuru mu kirere ayibo barakubeshya bitewe mama yangu neza kusa neza nakizabuza yuko usa neza niba usa nabi ubwo nyine usa nabi niba usa neza cyangwa abamushumba banzu ntega amatwi ceceka wavuze nanjye mu mwanya reba se uyu ni umuhungu ni dayimoni ese ayitiri ni igini wanye cyaze nyaryo ni iki ni nyabingi ni iki navuze ngo bara bareka baze kubwira ashobora kuba ari ikinyabibiri akamanye kubwira ikintu ndetse nukuvuga ngo no ikintu nekereje hari ikintu nekereje gitumye se ari ikintu tekereje yakivuge nta kibazo ari ikintu nekereje gitumye se sekape ikintu nibaza urumugore w'umubishop cyangwa w'umupasitori sha ikintu kibabaza reka sha ikintu kibabaza nukuba waragiye mu materaniro pasitori agahamagara umwana w'umukobwa akamupereza atashaho umugore we ngo dore shanga uyu n'umwana nasengeye akira abadayimoni kumbi wamujyanye mu cyumba kumukiza abadayimoni bepfiriya we bepfiriya nawe ubizi ko sha muryamana ukaza kumwereka umugore wawe ejo ni mugoro akajya namutumira ku meza mu rugo rwa bishop bagasangira sha ko icyo kintu kibabaza bibaza ko gahinda uwo mugore abafite kizara ryoshye arabyemera ko aryoshye araryoshye cyaryoheye ndi kigikatse pa ase pastor agirwa umuvuga butumwa bwirwa n'ikikabana ari ibyatsi reka manje ngubwire ariko ubundi nababwiye ngo namaco y'inda nagara amaco y'inda ahubwo mwebwe umusazi hari jya gakiza tugashyira hasi tukababwiza uko urukumva agakiza ari yikashugunye hasi waje mu ubu wawitaritse rega nawe wamanuye ariko wari bino birahenda shiti yanjye kubibona biragoye birahenda se ibyo ngibyo urayafite se byibura niyo naba nafite cyanyera kwigura urukweto n'ipantaro babyara kugoye ayange nayo wabona ntayo ndabyemera ndi umukene ariko kuba ndi umukene muri Yesu we nta Yesu ntayo mwumva kora hano wumva
kora hano ndi kumwumva mu mwuka ahubwo burani wewe mugiye kujya musanga twe tuzi umwuka we ari mubizi akamanye nkubwire ndi kumwumva mu mwuka sha ntawe ndi kumwumva nakena nabo umukene ariko nyeneye muri Yesu nta kintu cyandutira ubundi Yesu abaye uyu mugabo Yesu abaye mwijuru sha imbere y'Imana data twese bwami hari ahantu erega na satani azi gukoresha satani azi gukoresha ariko ntazankoresha aragukoresha aragukoresha pe ahubwo akoresha nkamwe mujya kwirirwa mutugusha nkayitikosa yakoze ayitikosa yakoze nukunyicarana nawe aziko ndi umusore aziko ndi mfite amaso nkanura ndi burebe ibi bibero erega n'ubundi yatwicazanye n'ubundi abizi kizongeso usanzwe uzifite oya kuko ntago yatwicazanye ahubwo yagira ngo ngerageze arebe kwihangana kwanjye ahubwo umeze neza aya we hafi ibyo bintu byihorere ndiko umeze neza udafite n'amatuzanye nta nubwo nanagukora nushaka uzabyikorere igufwa rihagaze aho ngaho nakora kukisi kandi nabishaka bireka kunkoraho hari abazankoraho mu gihe cyageze hari umwana uba ufite ituza bro ukoraho rikaje si ngo nakora kumba ni igufwa rikujomba ntayo yenda shaka ariyo yitwaza ariko wasanga natazi no kwikoresha nubwo ayifite nabyo arubye ariko wagikenya we babona nazi kwikoresha ko nyifite dore cyore rero ikintu cyo dari kintu cyambere kwikoresha ibyo ntago bishoboka none se wa bishop muryamana wanuza we bagukoresha n'ibiti cyangwa gukoresha amavi erega n'umugabo arubatse abazakazi nanjye ndi umusore nzubaka wese nagukunda we nahabe kandi ndi kukubwira ngo nanjye sinakwenda cyangunda abagabo kuzira mwango umusore isura yanjye bebe uza abana banyenera cyaba nabatagira ubwenge kabisa reka manze ngubwire ndi itiri kintu cyambere niyisiho kuba mfite Imana nkiranutse mba ndi mwiza twebwe ibyo nabo tubigenderaho twebwe rero oya nyine ngeri ndi kubigenderaho ku giti cyawe kuba afite Imana nyiranutse nubwo naba mfite ukuguru kumwe ndi mwiza nubwo nafite ukuguru kumwe kwaragiye ndi mwiza nubwo naba namenyo mfite ndi mapengo ndi mwiza nubwo wabona narahiye wimba kuri mwiza kandi nubwo naba afite nambaye ukorera Imana kwanza ibyo tabireba wowe bireba njewe mbireba gute umuntu akorera Imana umuntu ukorera Imana ago yireba ngo ni mwiza kuko kwireba nabwo n'ubwo nakubwiye ngo ntago mvuze ngo nirebe ndi nakubwiye ngo ko afite Imana byonyine nubwo nacitse ukuguru ndi mwiza oya yarambesha urambye nubwo naba meze ute ndi mwiza kuko afite Imana ntabwo nzakubesha Imana ntabwo nzajya kubesha Imana habe kubesha Imana ni icyaha uririrwa ubwo sibyo bizagufasha shanzangwa nishake nzapfe nubundi ejo sinzi ngo reka manze nkubaze mbaza igihe cyo gushyingurwa cyawe nikigera buriya nta kintu kibabaza nko kugushyingura niba gushyingura na Dawuri mu ijoro bateye ngaho ibaza ko gahinda kuza bagata mu cyobo ibaza ko kababaro oya buriya rero aho wabatirijwe he warabatijwe wapi ntega amatwi we utsengera he naho ngaho mu mwanya nanjye ikintu kiraho gusa kita nakuretse nanjye reka mvuge sibyo uvuze ko iwacu bankinguye bababara naba mbatiye agahinda sibyo ko ntacyo nabagijejeho ariko buriya nibure no gupfa bakagushyingura ibaze gupfa banega amatwi tuza wikuta amagambo nk'abagore bagira amagambo kagora mu mugongo wawe urukumva kagora miyo ntuze yawe noneho ibaze gupfa uhagaze byibura nibure no gupfa bakakurenza aho utoye n'igitaka bikagaragara ko watabwe iyo umuntu apfuye ahagaze winca mu ijambo ako nukigire nk'umugore abagore bagira usika abasore bikira basigaye barabaye nk'abagore mane noneho urukumva mureka vuge nge natuje nega amatwi kuri iki gihe abagore basigaye bazira icupa abagabo bakazira amagambo mama ugasanga umugabo yicaye ari kuvuga ku mugore we ari kuvuga ku bandi kandi yagakwiye kuba nyine yakwiye kuba ku rugo rwe ubu se wowe wubatura kuko kugigusenyiza abantu njo yanjye ntabwo nzisenya none se abo ba bishop ni bababu Jesenyi zasenyutse ubu ngubu bishop agafuka iri guha umugore nawe uje kano kanyu gatakaramo naguta mu bigori nta miya utanga nimero zawe ahubwo ubona abakiriya ndabona ari byo ushaka 07822380 ndahari shiyanje niba uri ready come I'm ready haranyerera umva amazi nyiragongo ari kuwita waraturengeye pa
warandinze rata abasore bagiye inama n'abagabo n'urongo n'umugore ukumva Imana yarandinze abantu nk'aba Imana yarakoze nuko ntabubonye wamukura hese umwana witaho ku cyangwe cye akiyambarira ku nawe ntawe nshaka agafata injogori nkawe nawe nshaka yambarira abagore twarabana wovuze ukuri iyambarire byanze ntacyo pe ariko kugira ngo tsebere imbere yawe kugira ngo mbe umwandagazo nkawe icya mbere cyo ndi mwiza nacyafite amata kuba waganitse ku gase hanze urareba hari umwanda uriho se ndikuremo ndikwereke se yaba we warikura hese najyo nabere ry'inzobe wabona y'inzobe se tegabanze mubwire uzi kugira ngo uzajye usiko no kukwereka itako ryanjye ari amahirwe kuri wowe yego none no kuba nicaranye nawe undi akwiye kuba uri nko kwihereza byibura areka mana muzamura Imana itubare se Imana ntago izabuza gukora ibyo mukora ibyo bintu byose iri kugira ngo amatako ngo amabere ibyo byose do come we biragenda bigashirira ukagira ngo nta n'ibyo wigize hari abaje bese bidunda nkawe ku mihanda baridunda ariko nta muntu n'umwe tukibukane Mana izananire guhura n'imbwa ziba zarasaze mu mitwe yazo nta bwenge urumva ukaze urakaze uraranze ibyo ntabwo biba ari byo Mana kwigira umuntu wa danje oya ngiyeho ikintu cya mbere ugiye ngo ni umuvugabutumwa ikintu cya mbere ngiye kwanza umuvugabutumwa wowe ntago murahura uretse ababindaya zawe sara abandi mwahura oya nawe na macho ndi buri gukoresha shiti yanjye ntago umwuka w'Imana ntago urakugeraho nawe ndabwira utega mbanze nkubwira ikintu cya mbere nzi cyo Imana iyo yaguhaye ibifite inzira nyinshi yabicishamo ikaguhomagisha utaciye no kuri abo bantu wanawutora no mu nzira ahubwo ikintu mba nibaza nkamwe indaya mubayeho gute iyo witaka tagumya kunyita indaya watanze nimero nje no nyita indaya udatuma nkubitira kuri iyi kamera none nk'iyo ugiye umva Mana tuvugane ibindi dusubire ibindi nongera kunyita indaya uri umukiriya wanjye hari wandangiye warandongoye waranguze urashingiye arabakurongoye urimo se nago ndimo aba bishop bakurongoye barabike bari bashinzwe ntega amatwi hira bari bafite abagore none se ntega amatwi umwana w'umukobwa ujya gusambana na bishop ufite umugore kandi abizi ko afite umugore abari iki tukavuga ibigoramye ngo imihoro irakare ntega amatwi nukagira amagambo menshi nk'ay'abagore nk'ay'abagomba ugira amagambo make umuntu w'umusore nukagira amagambo menshi mbese reka nkwibarize sibyo reka nkwibarize oya ntega amatwi uriya umugabo wajya kuva mu rugo rwe hari icyo yabuze yego nta mugabo uva mu rugo rwe ntacyo yabuze none se ko yakujeho nibaza ntega amatwi shiti yanjye ntega amatwi umugabo aza kukureba ko hari icyo yabuze mu rugo rwe nese niba umugabo aje kukureba ko bati ke karame utuma nishima utuma hari byinshi nibagirwa mama yango nibyo niba umugabo aheruka gushaka ukuntu umugabo ashaka akahita avuga ati ngo sheri ubwo rero mwabagore mwe ikibazo nagakuzaho yabajije basi n'umugore we ikibazo akaba mubaza iki wowe ugiye kurongora hirya hataye umugore mu Rwanda kwaza ngo sheri ngo njye ngiye kurongora urukumva umugore namubaza namubwira ati ibintu nabonye ntago ari byo duhindure strategy baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta numa ntagatifu kumamira shiti yanjye uyu nguyu uri kubiyemeraho niwe mubi kurenza abandi wowe uri kuza wiyererutsa kuri kamera ngo uri umuvugabutumwa ariko nta butumwa bwawe buhari shiti yanjye ntabwo pe ahubwo bwiza ukuri abantu ahubwo tega nkubwire ndagutaye kuko njyewe uramutse njyewe unkeneye njye kumbona gusa udafite amadolari kuri we ntabwo byakunda kuko nyikuye urebye mama na inote ya 5 ugira ntayo pe byonyine na fanta y'igihumbi ntiyayigondera reka mbanje nkubwire ntayo ndabyemera ubukene bwanjye iyo fata sinayigondera ariko nanjye nakubwiye ngo aho kugira ngo nzandure zamburugu n'imitezi ese ubwo niki kutabivukanye inse mfate imikoyoro n'imikosho urarinda kungana gutya amagufwa yaranamye imitsi irarega
wabaye imitsi gareze kubera amasengesho nayo yemora mu butayu ndasenga nsengera umuryango wanjye amasengero afa batunze nayo mba nabasengera ntega amatwi yego Imana yangize umukuru w'umuryango kunyira umukuru w'umuryango ntago ari ibintu byoroshye umuryango urawureberera n'amazene zite noneho reka ngo aguteye n'akavumbi ubw'amagambo menshi ateye n'akavumbi ariko baricara bakagucuranga bakongera bakagucuranga nakubwiye ujye uvuga amagambo make nk'umugabo ubu nabuze aho mpera yanziritse burundu nagakuva nkumva yantanze nukuvuga ngo jewe ikintu cya mbere mfite ni umunwa ubu ugiye kuba umugore nkaba umugabo ni umunwa niba oya kora nakore nese waratinya kora nanjye reka mbanze nkore akira wegeragira gutya batarebe ayibo gawe kora wowe nino kizirahisha kora wowe harimo ubushyuhe none se ukikora hano gutya utabumva ubushyuhe ugifata hano utumva aha dore hano aho hantu niho dukeneye dore aho ukiyafata uhita wumva intoki zishyushye ni ukuvuga ngo ariko nubwo nawe uri pasiteri ndabona bushyuhe buzari ndagira ngo ni njye njyenyine uba wabibonye Imana nimfashe pe kuko ndi kumva ntazi na Deria yari umugore yegora yagushije Samusoni Samusoni wamurushaga imbaraga reka nyine mbanze nkwere ntabwo nazimurushaga reka nkwereke ubundi wakishakiye umugabo ugasezerana ibyo bintu byose ukabyibona ntabwo nyine nabuze umugabo ngewe ari ntabwo nize mwe kunyina nabuze umugabo gushaka muri make ngo mugire nti ubaka urugo nyine nk'abandi bagore none se urareba ndi umugore ariko ni ibisanzwe nyine ntabwo ushaka kubyara nyine wororoke Hey narabyaye nabyara kangahe urambyaza kangahe barabyara nta mugore waba umukobwa no twimeze dusoza urumva ke wavuze inkuru y'uburyo ngo pasiteri mwaryamanye desuru byageze desuru dusoza nizere kugabanya umuntu ntabwo mvuga pe pasiteri gabe mugusa ngo cyawo akamuha ngiye kwicara gutya mwumva ukuntu uvuga uhomvo ntabwo ari ibyo nurangiza shiti yanjye ntabwo wajya kuvuga ibintu bitabayeho cyangwa uze kuvuga ibintu bitigeze bibaho ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka sibyo ibyo ntibirashoboka ntabwo bishoboka nyine none kuki utumva ko ngewe nza kuvuga ubutumwa kandi batari bunyishyure ukumva wumva ko reka ngemba mbireba ngemba mbireba ngenda gutanze kujya mu mwuka pe wari unanze uwo ngewe naragutanze bivuze ngo ababishopu bagira ukuntu bagutiza ku mwuka kumva ngewe ntabwo najya kubeshya shiti yanjye ngewe nari mfite umubishopu ngewe narimbaga ku mwanya w'imbere muri korali y'urubyiruko urazizi zo mu cyaro muri urusengero ese uri umuhositingi wanjye ayibo manu ndinde uyu mugore wa kabiri twajyanye kuri kagora mu mugongo wangagiwe ayiti reka nkubwize ukuri uyu muntu uratinyuka ukanyita ngo ndi umugore urabona nambaye ingutiya nk'iyo yawe nta soni ufite uzi ko nakwereka njyewe nese abagabo bajya kurongora mu ndiyo z'abandi bagabo bagenzi babo nuko babuze inyo na bene wanyu inyo se njye harana subiza imipuro niko yabuze umva ibi twabisiba iyi kamera umva oya uzi ko hari igihe nawe wasanga twicaranye hano wambaye pampegisi y'abana mu kibuga kugira ngo umusuzi n'amabya adahita reka tuzubanze mvuge agakizo ubu ngubu agakizo ngiye kugashyira hasi nkubwize ukuri kuko uri kumenyera ugakabye ikintu cya mbere bro ngiye ndifite kameramani yanunze kameramani anunga kamera yigeze abana nambaye ingutiya yambaye pampegisi inshuti zanjye mu nnyo yayindi basura amabyi ntamanuke kwa ko baba baramwangije gasura ibiguhitana gasura imisuru inshuti yanjye nari ndi kuvuga ngo tangira yego ndafite bishop naririmbaga ku murongo wa mbere kuri korali zino zo mu cyaro murazizi noneho naje kugira akazi maze kugira akazi nza i Kigali
noneho akazi ngashoje nsubira mu rugo noneho kwa ko mama wanjye nyine asengaga muri iryo torero aramuhamagara aramubwira ngo wa mwana yaraje ati yaraje ati mubwira ati munyoherereze ati hari ibintu Imana yambwiye nyeneye kumubwira Imana yantumye ndambaye urukweto rufunze nkubitamo ipantaro ndambara njya kumureba musanga muri biro yiwe ko muri biro usanga yonde muwo nyine wo bishop noneho bishop yarafitemo n'uburiri muri iyo biro we yabaga mageze ndicara bisanzwe aho kujya yaje kunsuhuza atigeze anambara n'isume azambaye bugisi gusa aransuhuza amatiri muhobere ndamuhobera mu kumuhobera nawe urabizi uhobeye igitsina gore ku mugabo wambuye nawe urabizi bikubaho umugabo arambwira ati rero Imana yakuntumyeho tugeneye kugusiga amavuta iki n'iki ukamenya kuvuga ijambo ry'Imana iki ni ndavuga ati nanjye nabyemera ansuka amavuta mu kiganza ari amavuta y'icyatsi kibisi bagusukaga mu ntoki bakakubwira yuko inyatsi n'iki byose ukayisiga bikagushiraho ndavuga ati shaya amavuta ni meza kabisa ni yenda inyatsi mfite n'iki byanshiraho bikagenda turicara turaganira duhana umwanya tumaze guhana umwanya turaganira mbwira iby'Imana yamutumye ariko kwari ukumbeshya arambwira ati buriya ni inkurongora uzajya wuzura umwuka wera ndamubwira ati okay niba nakuzura umwuka wera kuko bigashoboka n'inyatsi n'abadayimoni mfite n'iki bigashira nta kibazo suku yaraje turahuberana duhuza umubiri tugira gute arambwira aranyambura siriza narambura imyana ne wayinyambuye arayinyambura birarangira ibiki akugine nibyo ndi kubikubwira iki yakuze akuse kitumva n'iki wowe uri umwana araguhobeye yewe abatwiye mu byanyabyo no kurusimbuka nose ntabwo uri kubyumva twarahoberanye mu guhoberana umubiri wanjye uhura n'uwe yese ko mu rusi yego ibereye hanze nawe urabivuga ngo Franchance mwese uko umuntu akwambuye nuko iberera ijya hanze hari n'ukuntu bambaye ipantaro akaba muri mu maso indese dore rero cyakoze tega mbabwire ibintu muzabazwa ni byinshi mushumba butuje noneho turangije anyambura ipantaro kuko nambaye ipantaro urumva ko yabanje hasi yambura ipantaro ikarisara yinyambura birarangira azamura hejuru ankuramo ikote ankuramo umupira ukurikiyeho anyambura n'isutiye urumva nasigaye nta kintu nambaye kimara kubona amaso ku maso ko nteye ubwo reka twase dukina umukino turaryamana tureka sinakubwira dukora umukino twabikoze nk'isaha harongoranye nk'isaha yamaye nka data isaha yari hafi gushira ko yaburaga nk'iminota nk'ibiri yego dukina umukino twiyegereza amazi tukayatunywa tukongera wiseka ubwo nashakaga iki nari nkurikiye amavuta nuko inyatsi ariko amavuta se ariko kuva mu gitsina cye urumva rero twarabisoje tumaze kubisoza turoga nose baso ubona yabikoze neza yabikoze neza ahari simvuze nzamufumba ntabwo ari ngombwa gukora ikintu ngo umuntu umuvuge mu izina kuko ntabwo biba ari ngombwa ndacyamufite ku mutima ndamukunda cyane isomo byasize muri keza n'igihe tunasoza byansize yuko nazigera nongera gukunda n'abapasiteri n'abashumba n'abavugabutumwa nta muntu uzongera njye niyo umuntu aje kumpanurira ntabwo bishoboka genda kubwira ati turize njye niyo ngiye gusenga mu butayu nshobora kwita njye nshaka kugira ngo njyewe ndebe ko umwuka w'Imana umufite njye ngenda nambaye nk'abamama nkambara ibitenge hejuru nkambara igitambaro nukuri pe narangiza nagera imbere nk'umuhanuzi akaza anyobera umugabo wawe ngo dore ngo bari bamufunze ngo dore ibi nibi nkahita nkituriza nkamwihorera ariko twubahe Imana twubahe n'ijambo ry'Imana turyubahe pe yego turyubahe ijambo ry'Imana turyubahe pe
Nukamaze ngubaza. dusorehe mubaza kibazo dusorehe. Ubutayu. Ukorera Imana. Uvuza ko ujya no mu butayu. cyane Ujya mu butayu. cyane Ahantu hitwa gutemuka hekari. urarinda wibimbaza kuko ufite ibyawe wagendeyeho turangire n'abantu nabo bashaka kujya kuyihamagara. I don't know aba bahamagara bafite Imana bahamagara iyariyo nanjye mfite iyanjye mamagara iyariyo Reka mbanze ikindi kimwe basoze. Yego, mbaze. Icyo gihe muryamanye na pasitoro mumaze kuryamana amaze kukuyungurura kuyagamiye Cyane. amazi ayamennye Cyane. sinzi pasiteri se watumye ubusugi bwawe bujugunya oya Nagariwe twakomeje. nagariwe birangije ubu ngubu uvuga ngo urambaye uratashye yaragusezeye twarahoberanye nk'abashiri n'abashushuti niyo nasubiraga gusenga hano cyane akabisa akajya abwiriza atera haleluya ngo haleluya ngo witera oya ajya yitera avuga ati ibyo hanze ari byo mu nzu y'Imana nyine ngaya yateraga ngo haleluya yaragiye asaba Imana imbabazi ukwe nanjye naragiye nsaba Imana imbabazi ubusa yarababariye koko n'amarererwa mwakoze cyaha Imana isaha yose ariko niyo yaba amasaha 5 niyo yaba amasaha 10 Bari Imana itababarira nta kibaho Nshimira uwitwa cyakoze amaturo niwe wayariye twaye iki ntayo nibyo ariko dusoze. dusoza ntayo nibyo kuko uyu mukobwa yicaragize nawe ndi kumva cyenda kuzamuka kigiye gusota ikivuge ni ikivuge cyangwa ugiye kwisohoreraho Agiye gusura. agiye gusohoreraho ariko aba bantu ni indayago nyumva akajya gahaguruka kaka byahise bafite akahe Guys turashoje nshimira Sano pasta. Nshimira Keza ko kuza. ya Nshimira Sano wishimye no munsi. Nsha urebye nishimye kubera ko wanyicaranyije no abanye bakora ari umutindi ngo narebyemo nakozeho ariko Imana wapfuye yarihuse gusa nyine Imana idukomeze mu izina rya Yesu n'abatari hana mwihane mu izina rya Yesu amina.